Nyirangarama City aho turi kuri uyu mugoroba nka Chlorene Sport TV twagiye kwitabira ibikorwa by'imyidagaduro bibera mu kibuga giparikwamo imodoka Nyirangarama. Murabibona ko harimo abanyamahanga baje kureba gymnastic. So rero gentlemen, reka tubereke ukuntu abana hano baba bakora ibitangaza. Urabona ukuntu abantu babishimye cyane, mu by'ukuri ni ibintu biryoshye kandi bimeze neza. Turahari rero kugira ngo tubibagezeho muri rusange. Urabona nk'umwana w'imyaka 17, urabona amabisi ya international aba yaparitse, urabona basi za Ritiko ziva Kigali zerekeza mu majyaruguru. Rero ibi byose ni Chlorene Sport TV ibibagezaho. Apare yaho murahabona station, murasa kwihangana ko turi mu rusaku rwinshi cyane. Aba ni abantu rero baba bavuye gusura parike y'Ibirunga, hanyuma bagera hano Nyirangarama nk'uko mubireba, bagahita bakirwa n'imyidagaduro iba yateguwe mu gihe cya weekend. Awa ni Kolobase, urabona ukuntu babijugunya. Mu by'ukuri abakiriya ba hano ntago irungu ribica, ahubwo baba baryohewe cyane. Ibi twabibutsa ko ari gymnastic baba bari gukora. So aha rero urabona ko bari abantu benshi, turi ku muhanda wa Kigali Musanze Rubavu, abantu baba baje ari benshi kandi ubona baryohewe. Rero nka Chlorene Sport TV twababwiye ko ibintu byose tuzajya tubibereka. Urabona hano ukuntu umuntu akora ibitangaza kandi abantu bakaryoherwa. Iyi ni imbaga y'abantu benshi babaje kureba ibibera hano. Mu by'ukuri aba ari ibitangaza cyane. Uyu bamwita ngo Nyagahene. Nyirangarama ni umujyi mutoya ariko uberamo ibitangaza. Muri weekend haba hari itorero ribyina bya Kinyarwanda, rigakurikirwa n'aberekana ubugenge ari byo twita gymnastic mu ndimi z'amahanga cyangwa se acrobacy. Aba ni abana batoya rero, urabona ko abatuye hano Nyirangarama babashe kugira ngo babashe kubona aho bataramira no kwerekana impano zabo mu byo bakora byose bya buri munsi. Ahandi turi rero abagande ni bavuga ngo H2O bus, no kuvuga ngo abaparitse amabasi abagenzi bakavamo bagaha. Nta bindi rero ibi byose mubigezwaho na Chlorene Sport TV, yo yahisemo kubagezaho ibijyanye n'imyidagaduro, siporo, ubukerarugendo n'ibindi. Urabona ko ari abana bagororotse ndetse cyane. Urabona ukuntu baba basimbuka. Ibi babikora mu rwego rwo gushimisha abakiriya babaje kuhahahira bava muri ariya mabisi bamubona manini ava cyangwa yerekeza Kigali. Urabona ko bafite impano zidasanzwe kandi uyu bamwita Nyagahene. Urabona ukuntu atera hafi mu kirere kandi ubona ameze neza cyane. Iyi ni imbaga y'abantu benshi babaye, uko mubibona Nyirangarama ni umujyi mutoya ariko uberamo ibitangaza muri weekend. Chlorene Sport TV rero irahari kugira ngo ibashe kubereka abantu b'ingeri zose, yaba abazungu cyangwa abirabura baba bahari muri weekend. Ntabwo bajya batanywa no guhagarara bagiye kwihahira no gushimisha amaso yabo mu byo bakora byose. Urabona ko utwana hano, utwana dufite impano, baraza kwihanganira urusaku ariko nta kundi, twe turabikora nk'akazi kugira ngo tubereke ibibera Nyirangarama. Wow! Mu by'ukuri abaturage ba hano Sina Gerard yabakuye mu irungu muri weekend biba biryoshye cyane. Wow!